naho navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko singira urukundo, naba ndi nk'icyuma kibomborana cyangwa inzogera irangira. Naho nagira ingabire y'ubuhanuzi, ngahishurirwa amayobera yose n'ubumenyi bwose, naho nagira ukwemera guhambaye kumwe gushyigura imisozi, ariko ndafite urukundo ntacyo mba ndicyo. Naho nagabiza abakene ibyo ntunze byose, naho nahara umubiri wanjye ngo utwikwe, ariko nta rukundo mfite, ntacyo byaba bimariye. Urukundo rurihangana, rwitangira abandi, ntirugira ishyari. Urukundo ntirwirarira, ntirwikuririza, ntacyo rukora kidahwitse, ntirurondera akarakarwo, ntirurakara, ntirugira inzika, ntirwishimira akarengane, ahubwo ruhimbazwa n'ukuri. Urukundo rubabarira byose, rwemera byose, rwizera byose, rukihanganira byose. Urukundo ntiruteze gushira. Ubuhanuzi se buzashira, indimi zose zizaceceka, ubumenyi se buzayoyoka. Kugeza ubu ukwemera, ukwizera n'urukundo uko ari bitatu birabangikanye, ariko icy'ingenzi muri byose ni urukundo. Ibaruwa ya mbere Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 13.